Imana ikuraho igipfundikizo umushomeri akabaho akabona akazi. Imana igikuraho igipfundikizo umupangayi akubaka nawe akagira izo akodesha abandi. Imana igikuraho igipfundikizo wagenzaga amaguru ukagenda mu modokari witwaye. Imana igikuraho igipfundikizo amarira y'ubugumba agashira. Wowe ntabwo bisaba ngo uba ufite ishyamba uzatemamo igiti uzakoresha wubakira umupfakazi. Ntibisaba ngo uba ufite ishyamba uzatemamo igiti cyo kubakira imfubyi. Ntibisaba ngo uba ufite iduka uzakoramo. Oya, bisaba ngo uba ushobotse wizerwe n'Imana. Numara kwizerwa n'Imana muri uyu mwaka. Ijwi ry'umukanguzi. Mugira amahoro ya Kristo Yesu, nshuti z'umusaraba, kandi umwaka mushya muhire. Njyewe ndi mwene so Aniseti Niyomugabo, ndi umukristo. Navutse ubwa kabiri, nabyawe na Kristo kubw'amaraso ya Yesu, kandi ndi umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana niko ryatubwiye, riravuga ngo kandi niko turi. Ryarabihamije, kandi nanjye ndabihamya. Ikibintera kubihamya nuko numva njye na data turi umwe. Kristo yaravuze ngo njye na data turi umwe, aravuga ngo nimuba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe muzasaba icyo mushaka. Kandi ikindi mpamvu mvuze ngo turi umwe, nuko twakiriye ubugingo bwa Kristo muri twebwe, kandi ubwo bugingo ni Kristo nyine, niko umuririmbyi avuga. Ubwo bugingo bwa Kristo rero bwatugize umwe n'Imana, ko nibwo Imana yakoresheje twiyungisha na Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Ndumva natangira nsenga, namara gusenga tukaganira ku ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa mbere w'umwaka, cyangwa se wabonye ikiganiro ku munsi wa kabiri w'umwaka. Twe twabonye ko umunsi w'umunezero wacu ari ugukora mu ivugabutumwa ry'Imana, ari ukubwiriza abantu ijambo ry'ubugingo, ari ukubabwira ko nubwo muri guserebura bonane, nubwo muri guserebura noheli, nubwo muri guserebura iminsi runaka, nashakaga kubabwira ko igihe cy'iminsi runaka ishize irangiye kivuye no ku buzima twari dufite. Niyo mpamvu udakwiriye kurangara urya iminsi usigaje wishimira iyo wamaze, ahubwo yikoremo ibinezeza Imana, kugira ngo umunsi cyangwa igihe cyawe nikigera, Imana iguhamagaye nawe uzitabe nta kizinga n'umunkanyari. Imana izakwishyira ikwiyegereze nta kizinga n'umunkanyari. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana amaboko y'abayiringiye, turagushimiye. Uri umukiza wacu, watubereye ubwugamo imvura y'amahindu iguye mu rubura rwinshi, ndetse umwuzure uje niwe wabaye inkuge yacu. Uba agakiza, uradutwikira, uradusakarira, uraturinda, uturinda amakuba y'abanzi b'inyuma y'ingo zacu n'imbere, turinda abanzi b'inyuma y'igihugu n'imbere. Turagushimiye. Wabanye natwe dutegura urugendo, urangije uha umugisha intambwe. Hari abafite aho bavuye n'aho bageze. Mwami, mu isi ni urujya n'uruza, hari igihe uhura n'umuntu uri kujya gutera imbere, kandi we ari kujya gutera inyuma. Hari abantu bijya bibaho ko intambwe zabo zisubizwa inyuma n'iminsi bagezemo, ariko byose ugakomeza kutubera Imana. Uri Imana mu gihe cy'ubutayu, mu kibaya n'ibikombe n'imisozi, uri Imana. Uri Imana yagerageje Abisiraheli kugira ngo urebe kwizera kwabo. Ubonye bidakunda ubaha amategeko, amategeko abishe, ubashakira umuzuko, babera igitambo kizima, izina ryawe nirishimwe. Uri Imana igambirira ibyiza kandi ikabisohoza. Mu isi ntawe muhwanye, mu biriho byose ntawe twagereranya n'Imana, kandi uri Imana imwe rukumbi. Izina ryawe nirihimbazwe. Ni wowe mukiza w'abarwayi, ujya urema ingingo nzima, ugasimbura izirwaye tukaba amahoro. Ujya utegeka ibihe guhinduka, amarira akavamo ibitwenge, ijoro rikaba igitondo, imvura igahita izuba rigacana. Ujya utegeka inyenyeri kumurika, warangiza ukabwira ukwezi gucana, umucyo ukaboneka mu gihe cy'umwijima. Izina ryawe nirihimbazwe. Ibyo ni amaboko yawe yonyine abirema. Ni wowe wenyine ubirema Adonai, Imana ikora ibyo igomba gukora. Ni wowe wenyine Elohim Rahayi Royi.
ni wowe wenyine ujya ubikora ukabisohoza, izina ryawe nirishimwe. Ni wowe utera umwana gukurira mu nda ya nyina, ni wowe utuma ingumba zibyara, ni wowe urambura ibiganza, haleluya, ugatunga abadafite shinge na rugero, ni wowe ujya uvubira imvura ababi n'abeza, ni wowe wenyine nta wundi ujya ubigena, utuma imfubyi zibaho abapfakazi bakabaho, ni wowe wenyine ujya utuma abadafite shinge na rugero bagira ijambo, ni wowe ujya ukomeza umuntu umukuye ku cyavu, ni wowe ujya wicazanya n'ibikomangoma, Adonai Kelehoria Enimandia Hosa Enimase Dakitando Lestance, uri Imana yera, ni wowe wenyine, Ela Elohim Odasa Kitandole Ebonewa, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ujya uvuga ngo umuntu nabeho, muganga yanditse urupfu kandi arubona, atari urumuremeye ahubwo arumubonamo, warangiza ukimura amakuba mu muntu ukamushyiraho umunsi w'umunezero, izina ryawe nirishimwe. None uyu mwanya turasabye imbaraga z'Imana, imbaraga Imana yazurishije Kristo, imbaraga Imana yakingurishije ibituro by'abera bakazuka, izo mbaraga naba arizo Imana ikoresha itabara buri muntu wese uteze amatwi ijwi ry'umukanguzi. Iyo tuvuga gutabara biterwa n'uko umuntu aba yatatse, nta utaka atababaye, nta n'umuntu waribwa ngo abure kumva ubwo bubabare. Tabara buri muntu ukurikije situwasiyo mu izina rya Yesu Kristo. Niko mu isi bigenda, bamwe bishima abandi barira, bamwe bababara abandi baseka, ariko ukuboko kwiza k'umukiza ni kutugenderere tutungurwe n'ibihe by'impinduka nk'uko Obededomu yatunguwe nabyo. Ubusonga bwa Kristo budutungure nk'uko ubwami bwasanze Dawidi mu ishyamba. Intsinzi y'Imana itungurane. Lebore Enimandia Horia Lelance Edrai Engini Mahoria Tokitandolesta Ebonewai Pelimondia Hosa, mu izina rya Yesu Kristo. Lela Edra Elihosa nima Edra Pelonga nima Horia, Imana yera nitungurane, nyuranye ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Amarira ahinduka ibyishimo, umusozi wimuka uhinduka ikibaya, intsinzi y'agakiza igaragare uyu munsi wa mbere w'umwaka wa 2024. Hindi ibihe mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Imana. Umwanzi wo muri ibi bihe abe kure y'abizera. Leleho Enimandia Horea, mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko k'umukiza gukiza gutabara, Imana umucunguzi yigaragaze, watwambariye amaho kugira ngo duseke mu mwanya w'amarira. None uyu mwanya ibyishimo bikomoka muri Kristo Yesu nibyuzura imitima y'abiringiye Imana. Oh, haleluya, 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 haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo ingeso wa mubi yatwanduje nizishaka kubyuka, uzirimbure, uzice pa, uzice uzikureho. Amaboko y'ababisha uyavunira imbere y'abakubaha, bireze by'abadukurikiye baduhata ubicogoze, inziga z'amagare zikururuke ziruhishe. Hindukirira ababisha bacu, cyaha iminsi mibi, cyaha amasaha mabi, cyaha iminota n'amasegonda n'amatsiyerisi n'amadiyore, kugira ngo kubaho kwacu tubikeshe ukuboko kwiza k'umukiza. Mu izina rya Yesu Kristo, turinde amakuba aterwa n'iminsi y'isi, turinde amakuba ategurwa n'abagome, turinde amakuba ashyirwa mu bikorwa n'intekerezo za Satani mu bantu. Mu izina rya Yesu Kristo, ineza y'Uwiteka igaragare. Uzaturinde kurumwa n'ibiganza n'akanwa dutamika, kandi ikindi uzaturinde gutamikwa n'ibiganza bibi dutezemwe amakiriro. Mu mbaraga z'Imana, uko umwana w'umuntu azibeshya kose, Imana umugenga w'ibihe, Imana umukiza wacu, uzatubere maso. Kure y'induru z'abarasana ariho uzaduhemburira, kw'iriba rikwiriye abakiranutsi ariho uzatuvomerera. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye Mwana, ndaguhimbaje Jehova Shalom. Ni wowe Mana y'agakiza kacu, ni wowe Mana y'agakiza kacu, ni wowe murengezi utari nk'abantu. Turaguhamagaye uyu mwaka wa 2024
ufite iminsi 366, harimo ijoro ringana n'amanywa, hakabamo ijoro riruta amanywa, harimo amezi arushanya iminsi kuva kuri 29 kugera 31. Imana izabane natwe muri iryo sunge ry'ibihe, aho fizike ibibona hari intambara zigiye kubera mu isi y'isanzure. Mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, zadukiza amaboko y'abanyembaraga babi bo mu isi batwaye ubwami bw'umwijima. Ibitekerezo bibi ntibizashyirwe mu bikorwa, turogoye inama z'abagome mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu kizakora ku itorero kikarihungabanya tukirwanyije mbere, tuvunnye amaboko azarwanya ivugabutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Ineza y'Imana nigaragare, urupfu ruzakenyura abakwizera, turuhindiye kure. Imirimo y'Imana nigaragare, intsinzi y'Uwiteka iboneke. Umwana uzavuka muri uyu mwaka tumuhamagariye agakiza kugira ngo azavuke ukwezi kurashe, umucyo w'Imana umumurikira, intsinzi ya Kristo iri kuri we, kuboko kwiza kw'Imana kurambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Jehova Shama, ndagushimiye Adonai, ndagushimiye Tikeno, ndagushimiye Jehova Nisi, ndagushimiye Sabaota, ndagushimiye Elayon, ndagushimiye Mana, ndagushimiye. Urakoze Yesu, urakoze Mwami. Ibiganza byanjye uzabihe kwakira, uzabihe kwakira kandi bifate bikomeze, kandi ubihindura isoko umuntu ufite inyota azanyweramo, ubihindura imbehe umuntu ushonje azariraho mu izina rya Yesu. Twambike ihumure rigwiriye kugira ngo ab'imitima itinya bazahumurike binyuze muri twebwe nk'uko wabiduhamagariye. Mu izina rya Yesu Kristo dusengera ijwi ry'umukanguzi n'umuntu uwo ari we wese wakoze subscribe. Umuntu wakoze subscribe ni ikimenyetso cyo kugira ngo ajye abana natwe. Tumwatuyeho umugisha uko yifuje kugumana natwe no kubana natwe, ariko umukiza azaba kuriwe cyane mu izina rya Yesu. Uru ni urusengero waduhaye, ni e-church, ni online church, tuhakorera amateraniro, ni itorero kuko ryarabyaye, havukiye abantu batizeraga barizera. Mwami nyaguhora ku ngoma, hakomerejwe ab'imitima yari itentebutse, hari abantu habyukirije barabyuka barahagarara. None uyu mwanya umuntu watekereje uwo ari we wese, n'uwakoze, watekereje n'uwabishyize mu bikorwa gutera inkunga ijwi ry'umukanguzi, umuramburira amaboko. Hari abantu bari kurira baceceka kubera abantu batubereye amaboko, hari abantu batigeze bamenya Bibiliya icyo ari cyo, bayibumbuye kubera abantu batubereye amaboko. Uyu mwanya ku ijwi ry'umukanguzi twatuye umugisha kuri buri muntu wese. Twebwe tuvuga umugisha nk'amagambo, we wajya kuwutanga ukawushyira mu bikorwa. Umugisha uza ari umutungo, ariko ushobora no kutaba umutungo ugatungisha umuntu mu butunzi, ukamuha kunyurwa no kuba amahoro, ukamuha gukira indwara atakikiza, ukamuha gukira amakuba atakikiza, umubera ishimwe mu rugendo. Ikirenze kuri icyo umugisha ubijwi rivugana n'umuntu mu mutima mu gihe cyo gucogora rikamubyutsa. Umugisha ujya uba amatwi atuma twumva Imana. Umugisha ni ikintu gikomeye kuwiteka. Mwami twatuye umugisha ku muntu uwo ari we wese, kuva ku batekinisiye babanye natwe kugeza kuri jene turi kumwe, wabaye umuziritsi w'iyi vino, wabaye umwenzi wayo, ukora mu gikari cy'inzu y'Imana, ukuboko kw'Imana kumurambukire n'umuryango we. Bariseri bibe bityo mu izina rya Yesu Kristo. Intsinzi y'agakiza k'Uwiteka igaragara, ukuboko kw'Imana kubane natwe. Umukiza w'abari mu isi atugenderere ndetse cyane. Imana itwambike umwambaro ukwiriye abizera. Intsinzi y'Imana igaragare. Uyu mwaka urimo inzobo nyinshi, urimo amakuba menshi, urimo ibiteye ubwoba byinshi, urimo impfu nyinshi, urimo amarira menshi, urimo kuboroga, ariko umuntu wawe niwemera ko bimugeraho uzamuneshereze atsinde muri byo. Abo utazabirinda ukemera ko bidushyikira, turahagaze ngo kugira ngo uzadushoboze Mwana, mu izina rya Yesu Kristo. Akanwa kanze muri uyu mwaka wa 2024 uzakarinde kuvuga amagambo yo gutebya adafite icyo amaze. Uzaturinde kumvikana nk'aho dutera waraza mu izina rya Yesu. Mucyo w'Imana utugendereho. Umushinga mfite muri uyu mwaka nuwo kukwizera.
igishoro mfite ni ukwizera, intego mfite ni ukwizera, uzanshoboza aho nzacogora kugira ngo ibindi byose bizaturuke mu buzima bw'umukiranutsi ari we Kristo Yesu, bisohore kuri twe dukiranuka ku bwa Kristo. Tugusenze tugushima none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha, abantu musenganye natwe, Imana ibaha umugisha. Ndavugana nawe umubyeyi uri kutwumva, uyu mwaka uzakubera uw'imbuto nziza y'uburere bwiza izagera ku bana, kandi n'abana bari kutwumva Imana izabugururira ubwenge buzabatere kumenya Imana no gutahura iby'isi. Iby'isi harimo ya mibare, harimo za ndimi twiga ku mashuri, rero Imana izabaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma abantu muri gukora, Imana izababera amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Abagenzi, Imana izabarinda imitego yo mu nzira, kandi Imana izabarinde kugwa umwuma mutarashyika. Imana nibona mugeze aho mucogora urugendo rubaruhije bijya bibaho. Muririmbyi yaravuze ngo iyi nzira iraruhije mwitange, aravuga ngo murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, ni Kristo wabivuze. Aravuga ngo musange ahantu hatari abantu, Imana izajya ibacira inzira, mutere intambwe mugera aho Imana iri, nk'uko umwanditsi yabivuze. Yaravuze ngo kure y'induru z'abarasana niho tuvoma amazi. Imana ibaha umugisha, inshuti z'umusaraba. Abanyamwuka, Imana izabahe gutahura imigambi ya Satani, muyimenyeshe itorero kugira ngo rizabe maso, kandi abanyamuhamagaro Imana izababera amaboko. Uyu muhamagaro ukenera ibintu byinshi, ukenera amafaranga, umuhamagaro ukenera abantu bakumva, umuhamagaro ukenera abantu bagutega amatwi, umuhamagaro ukenera ubumenyi. Imana izababere byose. Muryamye Imana izabasegure, muzaryame mwizigure, kandi umucyo w'Imana uzabarasire. Iyo tubyatuye gutyo twibuka igihugu cyacu, ayo mahoro twatuye kubera azaganze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abaturanyi mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndabifuriza kuba amahoro. Nkunda kubivuga ku ijwi ry'umukanguzi, sinya nkunda gusabira abantu amahoro ntayabahaye. Rero uzatanga amahoro kuruta kuyasabira abantu, kandi intsinzi y'agakiza k'Imana izabe kuri mwebwe cyane. Hari igitabo nshaka ko mvugaho mu minota mike, nzanywe no gusenga, ntabwo ntinda, nari nzanywe no kugira ngo tuganire. Igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 8, reka tuhasome. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 8 umurongo wa 13, haravuze ngo mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, amazi akama mu isi. Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Ndasubiramo, mu mwaka wa 601 mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, aho mwita kuri bonane, amazi akama mu isi. Ntabwo ari ukuma, ni ugukama. Yarakamye, ariko isi iguma itose, kuko yakamye kuri uyu munsi wa mbere w'uku kwezi, ariko isi yuma kuri 27 z'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge, arareba abona ubutaka bwumye. Mu kwezi kwa kabiri, ku munsi wako wa 27, isi iruma. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Numvaga nshaka kukubwira ibi. Uyu mwaka habayemo urunyurane mu buryo bwo kwizera. Bamwe na bamwe bizihizamo Noheri. Narababwiye ngo Noheri ni intego y'abizera, ni umunsi abizera twebwe tuba twifitiye intego yo guhimbaza no kwibuka ivuka ry'umukiza wacu, kabone n'ubwo yaba itarashyiriweho icyo. Hanyuma ikindi nze kubahumuriza, hari ibimenyetso byinshi. Nababwiye ko ari wo munsi abizera duhuriyeho ubamwo ibinyoma byinshi kuri Noheri. Ibiti by'ibirugu bitigeze bibaho, ba Père Noel,
byagiye bigira inkomoko tutashaka kuvuga, kuva ahantu runaka bifite intego runaka ndashaka gutindaho. Nibwo uyu mwaka hari abantu bagiye bitandukanya na kalendari ya Juliye. Murabizi iyi kalendari ya Geregori dufite ifite amasaha 24, ya Juliyene yagiraga amasaha 12, kandi iyi y'amasaha 12 ivuga iminsi 3 Yesu yamaze mu gituro, ariko iyo dufite none ntabwo igera kuri iyo minsi 3, ubibara ukoresheje amasaha 12. Reka nihute sibyo nshaka kubabwira. Hanyuma Abisirayeli iyo bizihiza Noheri, bo bayigiraga mu kwezi kwa karindwi. Ego, hari abizihizaga mu kwezi kwa karindwi, ko Noheri igira iminsi 3, igira ibihe bitatu mu mwaka. Ntabwo twese tuyizihiza kuri 25 z'ukwa 12. Hari abayizihiza mu kwa mbere, hari abayizihiza mu kwa karindwi, hari abayizihiza mu kwa 12. Ntabwo nshaka kuvuga ibyo byiciro by'abigabanyije bizihiza Noheri, oya, ahubwo ndashaka kuvuga ko icyo tuba tugendere ni ukwibuka ivuka ry'umukiza. Rero ikimenyetso cy'uko wizihije Noheri ni uko ugira agakiza muri wowe, ukaba waravukiwe n'umwami Yesu. Imana ishimwe, kuko niwe mpano twahawe ituruka mu ijuru, kuvuka k'umukiza uba uhawe umwana. Ijambo rirambwira ngo ufite uwo mwana w'Imana muri we niwe ugira ubugingo buhoraho. Rero iyo Kristo avukiye muri wowe urayizihiza, ntacyo bidutwaye rwose ku itariki runaka. N'uyu munsi niyo wakwizihiza ivuka ry'umukiza, biterwa n'icyo akumariye. Nihute rero. Imana yigeze yasanga Nowa, umugabo nita umukiranutsi, umugabo wizeye. Bibiliya iravuga ngo bimuhanira no gukiranuka. Yarizeye, yubaha Imana, Imana iramugenderera. Iravuga ngo nshaka kugukoresha, ndabatongera mu maso y'Imana uyu mwaka mu bantu benshi. Imana izakubonemo umumaro, igambirire kugukoresha kandi bishyire mu bikorwa. Kandi ikindi cya kabiri, kugukorana n'Imana. Tuzatenguha Imana, uzashyike ku ntego y'Imana muri wowe. Imana yagambiriye gukiza abantu. Iravuga ngo ndabakirisha inkuge, ariko simanuka mu isi kuyibaza. Hari imirimo Imana igambiriye gukorera abantu bitazamanura Imana. Iyo Imana ifite Nowa mu isi, ntabwo Imana iza kubaza inkuge. Ihamagara Nowa ikamurangira igiti. Wowe ntabwo bisaba ngo ube ufite ishyamba uzatemamo igiti uzakoresha wubakira umupfakazi. Ntibisaba ngo ube ufite ishyamba uzatemamo igiti cyo kubakira imfubyi. Ntibisaba ngo ube ufite iduka uzakoramo, oya. Bisaba ngo ube ushobotse, wizerwe n'Imana. Numara kwizerwa n'Imana muri uyu mwaka, Imana izakurangira igiti uzabazamo inkuge. Amen. Imana izakurangira uburyo uzabonamo umuti wo gukiza indwara. Imana izakurangira uburyo. Imana ibonye Nowa iravuga ngo uyu mugabo ndamukoresha ambariza inkuge. Imana yizera amaboko yawe, yizera ibitekerezo byawe. Imana ishima umwanya wawe, igukoreshe ubarize Imana inkuge kugira ngo agakiza k'Uwiteka kagaragare. Imana igukoreshe muri uyu mwaka nk'uko yakoresheje Nowa. Nowa arabaza, ntiyijujuta. Imana izakurinde gucogozwa n'imvune zo mu rugendo kandi ukigenda. Imana izakurinde gucogozwa n'incamugongo. Nowa yarazumvisha araceceka. Imana izabikurinde, Imana izabikurinde. Nowa bazi inkuge, igihe kiragera, Imana igusha imvura, igusha imvura. Abantu baraza babwira Nowa. Nowa yabajije inkuge, imvura iri kugwa. Hari igihe umuntu akora imirimo ikagaragaza ibimenyetso byo gucogora cyangwa bisa n'ibyo uri kuvuga ariko atari byo. Imana izakurinde copy paste y'umugisha wawe kugira ngo utazayobera mu bisa nawo atariho. Imana izakurinde umuntu usa n'uwo ukeneye kandi atari we ukeneye. Imana izakurinde ibisa n'ibyo ushaka kandi atari byo ushaka. Imvura yaragwaga mu gihe cya Nowa. Nowa agakomeza kubaza inkuge kandi n'ubundi ari kuyibariza kugira ngo bazugame imvura, ariko nyamara imvura ikamunyagira akiri kubaza. Ntiyacogora, yari ategereje imvura yategetswe n'Uwiteka kwizagwa. Ndiho yari kuyikirira, ariko imvura rusange yaragwaga ikamunyagira.
hari ibimenyetso bizaza bise n'ibivuguruza ibyo wumvise, hari imvugo izaza ise n'ivuguruza iyo wumvishe, hari ubuhanuzi buzaza buse nk'ubuvuguruza ubwo wumvishe, hari indwara izaza ise n'ivuguruza iyo wumvishe. Ariko ngusabiye gukomera, ntuzacogore. Imana izakomeza umutima wawe, ukomeze intumbero y'icyo wavuganye n'Imana, kandi kwizera kwawe bizahora biri oriyante kuri Kristo Yesu, kugira ngo ntuzunamukire guhangana n'umwanzi wawe murebana mu maso wacogoye gukora imirimo y'Imana. Imana izakubere byose mu izina rya Yesu Kristo. Nowa ntiyacogora, aranyagirwa, aravuga ngo nubwo iri kunyagira hari iyindi ndi gushaka gukira. Hari ibintu bizabagaragaza muri uyu mwaka. Hari abantu bazarira, hari n'abandi bazaseka, hari abazarwara, hari abazapfusha, hari n'abandi bazakingira, hari abazabyara, hari n'abazaba ingumba, hari abazashaka babona umwana, hari n'utazabona umwana, hari uzapfa turire, hari n'uzapfa abantu bishime, hari umuntu uzaza tubone ko dutabawe, hari n'uzagenda tubone ko Imana itunyaze. Ariko byose bizaha umutima wawe kugira ngo ihumure kugera ku munsi wategetswe. Nowa bazi inkuge arihangana, Nowa arabaza arihangana, arabaza arihangana. Imana izaguhe kubariza abantu inkuge, uzaba inzira y'agakiza. Imana izagukoresha byose mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsoreze hafi ku munsi wa mbere w'umwaka wa 600. Imana ishimwe. Mu kwezi kwawo kwa mbere ni kuri bonane, ngo Nowa akuraho igipfundikiye ya nkuge. Abari mu nkuge bagira ihumure. Hari igihe Imana ijya idupfundikiza ikiganza ntitugaragare, ikatubika mu gihe yaraduhishigiye. Uyu mwaka wa 2024, wa mukobwa we, Imana nikureho igipfundikizo, abasore bakubone, nawe urambagizwe wubake. Imana ikuri igipfundikizo ku nda yawe ibyara, nawe ubyare. Ikuri igipfundikizo aho wadepoje, nawe wemerwe. Ikuri igipfundikizo mu rukiko, nawe utsinde. Imana ikureho igipfundikizo cy'inkuge. Ni agakiza k'Imana. Bijya bishoboka ko Imana ariyo ibikora mu gihe cy'Uwiteka. Imana ikureho igipfundikizo kugira ngo nawe ikwerekane, nawe ugaragare. Ikuri igipfundikizo ku mugisha wawe, umugisha wawe umere, ukure, ubusarure. Imana ikuri igipfundikizo ku bwenge bw'abana bacu mu izina rya Kristo. Ahari hatose, aho umwuzure wari uri watumaga duhagarika umutima, Imana ikwereke ko humye mu izina rya Yesu, igushyirireho inzira. Amen. Imana ibashyirireho inzira. Imana ikuraho igipfundikizo. Igikuraho igipfundikizo ingumbi igasama inda. Imana ikuraho igipfundikizo umushomeri akabaho, akabona akazi. Imana igikuraho igipfundikizo umupangayi akubaka nawe akagiriza akodesha abandi. Imana igikuraho igipfundikizo wagenzaga amaguru ukagenda mu modokari witwaye. Imana igikuraho igipfundikizo amarira y'ubugumba agashira. Imana ikuraho igipfundikizo kiri mu muryango wawe cyakarandi hora. Imana ikuraho igipfundikizo. Bantu mudukurike ku ijwi ry'umukanguzi, ibi ndabivugira mu butware mpabwa na Kristo. Aya magambo ndi kuvuga uyizeye ari kure kuremerwa. Imana ikureho igipfundikizo, wurira indege ugende ubone nationalite. Imana ikureho igipfundikizo, kashe ziterwe. Imana ikureho igipfundikizo, ugaragare mu bakubuze. Imana ikureho igipfundikizo, abatakwibuka bakwibuke, nimero yawe yongere ihamagarwe, inzira z'igiwawe zigendwe, amarembo yawe ashagarwe. Imana ikureho igipfundikizo, imideri igusanganire. Imana ikureho igipfundikizo, konti yawe yongere ibe saved, wongere ube powerful. Peloramande ahoria tekitande edrai. Imana ikureho igipfundikizo uve ku gisasiro cy'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo. Amagufwa yawe yongera abe mazima, uruguma rwakomeretse ndarukanze. Imana nikureho igipfundikizo, uyu mutima niwomoke mu izina rya Yesu. Uyu mugongo ndawukanze, ingingo zose ndazikanze. Kurwaho igipfundikirizo, ba muzima, ba mahoro, wakira ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha none n'iteka ryose. Amen. Kandi uyu mwaka reka dutangirane intego nziza. Ku ijwi ry'umukanguzi yo muri kureba ikiganiro haba hariho ijambo rivuga ngo niba ushaka gutera inkunga, ijwi ry'umukanguzi wakoresha izo nimero. N'amazina baruyeho ni nimero zanjye, n'amazina baruyeho ni Habiyaremye Aniseti, ubu uzibona muri screen yawe. Dutangirana uyu mwaka, mudutere inkunga, dukore ivugabutumwa rivuguruye. Amaboko y'Imana abakoreshe kuri twebwe. Imana ikureho igipfundikizo mu buzima bwawe, ube muzima, ube amahoro, kandi ishimwe rye yaguhamagaye rigwire kuri wowe none n'iteka ryose.
amen. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. ijwi ry'umukanguzi.